muri iyi si yacu y'ikiremwa muntu imyaka igihumbi ngoma ijana ubwami butazima ibintu bikomeje kuzamba bisa nkaho isi yaba yongeye gukora Imana umujiji nsubira. Hari abantu 10 ngiye kukubwira batakiri kubarizwa muri ubu buzima bazira gutuka Imana nyirukuturengera nyirugukomera. Rero ni njyewe Red Blue bahaye ikaze muri kino cyegeranyo gikubiyemo impaka z'urudaca, amahane mu mutima no gucanganyukirwa ku bwonko kubumvise ibi. Urakaza neza mu isi y'ikinyejana cya 21 cyuzuye ibinyoma n'amayobera, aho umubyeyi w'umugabo abyarana n'umukobwa we, umukobwa agahita aba umwana agahita aba n'umugore wa se icyarimwe, akaba kandi mukeba wa nyina, akaba n'umwana, akaba n'umugore ku rugo ruto rwa kabiri rwa se ari we sebukwe, akaba n'umugabo w'icyarimwe. Urakaza neza kandi aho wa mukobwa aza kubyara umwana, wa mwana akaba umwana we, akaba umuvandimwe, akaba na murumuna w'icyarimwe kuko baba basangiye se, naho se akaba se kaba na sekuru icyarimwe, umwana akajya nyirakuru kuri mukase, akaba n'umwuzukuru kuri se, akaba n'umuvandimwe wa nyina kuri sekuru ari we se. Reka rero twihuse tureke ibyaya mayobera y'iki kinyejana, ahubwo twihute ku mwanya wa 10 ku bantu bapfuye bazira gutuka no gusebya Imana ku ngufu bikabaviramo kuhatakariza ubuzima. Ku mwanya wa 10 rero turahasanga icyamamare muri muzika Jimmy Morrison. Uyu yari umuririmbyi w'itsinda rya The Doors. Iri tsinda ngo ryaririzwa amagambo asuzugura Imana mu ndirimbo zaryo hafi ya zose. Rero ngo umunsi umwe yigeze kujya mu kiganiro atangaza ko kuba ari icyamamara bikesha imbaraga z'abakurambere yashyizwemo na nyina umubyara, ngo ni ukuri nta kintu Imana imaze mu buzima bwe. Nuko rero ngo akiva mu kiganiro yerekeza iwe mu rugo, nijoro ngo aza gufatwa n'umutima ahita apfa. Ku mwanya wa 9 naho rero twihuse turahasanga umuririmbyi w'umunyamerika Prince. Uyu nawe ngo yigeze kuvuga amagambo asuzugura Imana, icyo gihe ngo yari ari kumwe n'inshuti ze kwa kundi muri gutebya, nimugoroba ngo aza guhita apfa azize overdose y'imiti y'ibiyobyabwenge, aza gupfira i Minnesota muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku mwanya wa 8 turahasanga nanone umuherwe ukomeye cyane w'umunyamerika washinze ikinyamakuru cya Playboy. Uyu nawe akaba yarazwiho amagambo asuzugura Imana cyane. Uyu mugabo uri no mu bakwirakwije ubusambanyi cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umunsi umwe rero ngo yigeze kuvuga ko Imana iyaba yarize ibibera mu isi itakwirwa idukangisha ijuru ritazaba ririmo abagore b'imbavu ndende, ngo ntago yibaza ijuru Imana ibidukangisha ritazaba ririmo inkumi n'abamisi batemba ubwiza. Umunsi yabivuze niwe yapfiriyeho. Ku mwanya wa 7 naho turahasanga umwanditsi w'umufaransa Voltaire. Uyu ngo yari umunyabwenge cyane wari uzwiho kunenga amadini cyane cyane y'Abakristo. Ngo yigeze gutangaza ko akunda kujya kureba igihiriri cy'abantu bagiye gushungera bagasenga umuntu udafite ubwenge bwuzuye. Ahangaha ubwo ngo yavugaga abapadiri cyangwa abandi bose bigisha ijambo ry'Imana, abihamya ku mugaragaro yuko nta Mana ibaho. Uwo munsi yabivuzeho ni nabwo yapfiriyeho. Bivugwa ko ngo byageze nijoro akabura umwuka, ngo bakamwihutana ku bitaro bikuri Paris mu murwa mukuru w'Ubufaransa, ariko ku bw'amahirwe make ahagera yashizemo umwuka. Ku mwanya wa 6 rero naho turahasanga Stephen Hawking. Uyu nawe rero ngo ari mu banyabwenge mu bumenyi bw'ikirere Amerika yigeze igira mu mateka yayo. Uyu rero mu kwishongora cyane ngo yigeze kuvuga ko Imana ntayihari, ngo kuko Imana iyo ibihari yakabaye imenya ibizaba. Yagize ati ndashaka munyereke iyo Mana itazi ibizaba ejo, nyamara njyewe nk'umuntu menya niba imvura ishobora kugwa cyangwa ntigwe. Iyo Mana niyahise ngo ize duhanganire uyu mwanya wo kuba umuyobozi muri Amerika. Umunsi yabivuzeho hashize iminsi 3 ahita apfa. Ku mwanya wa 5 naho rero turahasanga umuririmbyi w'icyamamare Freddie Mercury.
uyu nawe ngo yamenyekanye mu itsinda rya The Queen. Uyu nawe ngo yatutse Imana mu ndirimbo, hashize iminsi 2 yapfuye bitunguranye, ariko hari na benshi bakunda kuvuga ko yapfuye acid imuhitanye. Ku mwanya wa 4 ntabyo gutindanaho turahasanga umukinnyi w'amafilime Marilyn Monroe. Hari amakuru avuga ko yigeze gusuzugura umuvugabutumwa Billy Graham, amubwira ko rwose atigeze akenera Imana mu buzima bwe, nta niyakeneye. Nawe hanyuzemo umunsi umwe apfa yiyahuje ibiyobyabwenge, agwa i Los Angeles muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku mwanya wa 3 naho turahasanga icyamamare muri muzika Bon Scott. Uyu muririmbyi yakuriye muri Australia, yigeze aririmba indirimbo ayita Highway to Hell, yasaga n'isebya Imana. Nyuma y'iminsi mike nawe isohotse, nawe yanyweye inzoga nyinshi mu mujyi wa London, ahita hasiga ubuzima. Ku mwanya wa 2 naho rero turahasanga John Leno, umwe mu batangije itsinda rya The Battle. Bivugwa ko yigeze gutangaza ko The Battle bamamaye kurusha Yesu Kristo. Nyuma y'iminsi mike bivuze, nawe yishwe arashe amasasu 4 mu gatuza, ahita hasiga ubuzima. None ku mwanya wa 1 rero ari nawo wa nyuma turahasanga Thomas Andere. Ariko mbere yuko tumugarukaho byinshi, banza urebe neza ko wakoze like kuri iyi video, ukande subscribe, tujye tubana mu biganiro bya buri munsi. Uyu rero wari mu bakoze ndetse bagatunganya ubwato bwa Titanic. Ngo bujya gutangira rero abenshi babuvuzeho, harimo n'uyu Thomas wavuze ko nta kintu na kimwe gishobora guhagarika Titanic. Yagize ati kabone n'Imana ubwayo ntiyashobora guhagarika iyi Titanic. Mu myaka 1000 izavugwa n'abuzukuruza. Rero mu 1912 Titanic yagonganye n'urubura runini cyane mu nyanja ya Atlantique. Titanic ihita irohama, ipfiramo abatari bakeya. Ahangaha rero ngo Thomas Andere wari mu bubatse iyi Titanic yari ahari nk'umuyobozi, umwe mu bari bayoboye ubu bwato. Kandi ngo nk'uko bivugwa bujya kurohama, ngo Thomas yakoze uko ashoboye ngo arokora abantu benshi, ariko biranga bibi by'ubusa. Ngo yabanje gufasha abagore n'abana kwinjira mu bwato bwagenewe gutabara, anagerageza gukebura abari mu bwato ngo bamenye ko bugiye kurohama, ariko biranga, hapfiramo benshi. Uyu nawe byarangiye apfiriye muri ubu bwato, ndetse n'umurambo we ntiwigeze ubonwa na buri umwe. Ni ukuri ndabihamya neza ntashidikanya, Imana ibaho papa. Niba ubyizera nkanjye, byandike muri komenti, tuzahure muri video zitaha. Ndabakunda cyane, Imana ikomeze bampera amahoro n'amafaranga.